naho kuri ibi ngibi bya Pastor Mutesi nabibona witinya Mutesi witinya Imana. Hanyuma izi bombori z'abavuga butumwa z'abahanuzi bamwe turi no kuvuga ngo biyita abahanuzi kuko twatangiye kubona icyizere gitakara muri twebwe harimo abasese biriya bintu ntago ngewe ntimbizi. Oya dusoane bakuzaniye umuceri muri kamera abaturage bose arabibona bakuzana n'amavuta uri guhanura kujya ubona ibiryo urashonje. Reka nkubwize ukuri. Imana izagutabara, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara habura akanya gato. Bakunzi ba Birandikwa TV aho muhereye hose ku isi ku bihugu byanyu bitandukanye, umuntu utameze neza namwifuriza kugubwa neza muri Yesu Kristo. Njuri kuri mikoro nitwa Maria Emesha Dia, hano ni kuri Birandikwa TV. Nshuti yanjye utarakanda subscribe n'akazogera nukuri reba kwa kanza akazogera kuko hari link zigucika kandi akazogera kugira ngo uzajye ubona amalinki atandukanye, kandi like na commentaire zanyu niwe musaruro tubakuramo. Nukuri ababikora mwese Imana igi bamugisha, namwe mutabikoraga rwose ni karibu. Mbazaniye amakuru atariho ivumbi kuko nyirubwite ndamuzanye ni Damuru Profete, akaba afite na chano yitwa Agakizi TV show. Reka tumuhe ikaze abibwire abatamuzi abamumenyere, namwe tubahaye ikaze. Se kuri Birandikwa sindi umushyitsi, nurumva ndi umusango, n'umwana uza mu rugo. Ubwo rero ahubwo abo tutahirukanaga mwese ndabayambiriye mu izina rya Yesu. Birandikwa TV ndayikunda cyane kuko ni televiziyo ikunda gucaho ijambo ry'Imana kandi igaragaza ukuri nyako. Noneho tusuhuze n'abakunzi b'Agakiza TV show aho baherereye hose, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo bahabwa umugisha n'Imana. Hanyuma na Birandikwa TV ihabwa umugisha n'Imana ndetse n'abadutumiye, hanyuma tubasabiye umugisha w'Imana n'ubomeho mu izina rya Yesu. Ngaho wadutangiza n'isengesho tukinjira mu kiganiro dufite amakuru. Shimiye Mwami Yesu, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wabanye natwe mu bihe byatambutse, uturinda mu bibazo, uturinda no mu bisubizo, byose uraturindiramo. Hanyuma ntago twigeze dutentebuka cyangwa se tuve mu murimo wawe cyangwa dute agakiza waduhaye, ahubwo twagumye mu gakiza, niho twaboneye amahoro. Niyo mpamvu tugushimiye ko twongeye kugaruka imbere yawe dufite ubwiza bwawe. Hanyuma mu biganiro byose tugiye kuganira tukugize uwa mbere muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Mwuka wawe wera naze abandi natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Amen. Urakoze kudushyira imbere y'Imana. Nukuri impamvu nakuzanye ndagira ngo amakuru turi kumva atandukanye aca ku mbuga nkoranyambaga, mbese turi gukora ikintu kitwishira kinyuma. Twabonye uburyo Ezekiel agenda akuvugaho akina n'amajwi yawe y'uburyo mwakinnye ubuhanuzi bw'ibinyoma mujya gupfunyikira Pastor Mutesi, Pastor dukunda, Pastor ujye uhumuriza abantu benshi batandukanye. Amajwi avuga ngo twaricaye ngo turatekereza ngo ngewe ngo na Evode dutekereza ko tugomba kuvuga ko Pastor Mutesi atwite, tubanza kuvuga ko Pastor Mutesi atwite, nyuma turongera tuvuga ko atwite amasezerano. Ayo majwi barayakinnye, ari amajwi n'aya urayemera? Mu yandi magambo kuko ntago naza kuvuguruza icyavuzwe, kandi icyangombwa nuko ubuhanuzi bwageze ku nyirabwo. Nangaza ari amakuru nkeka ko na Ezekiel nawe siwe, urumva, kuko sinamutera amabuye kuko ni umuvandimwe ni inshuti. Ikindi cyongeyeho kiriya ni igice cya mbere, kuko ibya Mutesi nari nabimubwiye mbere. None ni kwa kundi ufata ubuhanuzi ukavuga se ni gute nkaza nkakubwira mfite ubuhanuzi bwa Ezekiel, none nimba usohora gutya ntago biri bugaragare neza, kandi nta nimero ze mfite, kandi nawe nta nimero ze ufite. None ni gute nakora iki kiganiro? Hanyuma mwita nkora kiriya kiganiro kivuga ko Pastor Mutesi atwite. Hanyuma turifashisha na Bibiliya dusanga muri Yesaya ibice 26:17, ni naho hantu cyangwa se amagambo y'Imana cyangwa no masezerano y'Imana no gutwita byaho n'ahantu byaturutse. 17 aravuze ngo nuko umugore utwite
umugore utwite amera iyo igihe cyo kubyara iyo gisohoye, aribwa akarira, ababazwa n'ibise. Natwe niko twameraga imbere yawe Uwiteka. Sinzi nimba ubisobanukiwe. Nuko umugore utwite nkuko umugore utwite amera iyo igihe cyo kubyara iyo gisohoye, aribwa arira, ababazwa ibise anatwite, niko twameraga imbere yawe Uwiteka. None se ubwo urumva aya atari amasezerano umuntu aba atwite? None se urimo guca mu rugamba uri umuntu w'umurokore, umuntu ufite isezerano, ubi ufite nzayimana, ntaba atwite? None se iyo barimo kugusebya ntago uba utwite, ntago uba uri kuribwa, ntago uba uri mu gisese? Nanjye naravuze ngo nubwo ari kuribwa ari ku gise, ariko aritegura kubyara. Wabivuze mu buryo bw'ubuhanuzi? Icyangombwa nuko nabivuze. Kuko rero dufite ikibazo kandi abakurikiye Birandikwa TV bacyumve neza. Niwe ndi kubariza, uragira uti nabivuze mu buryo bw'ubuhanuzi cyangwa se bw'ijambo ry'Imana nkuko umaze kurisoma. Ni igice cyaguteye kujya gusaba imbabazi? Umuntu arahanura akajya no gusaba imbabazi? Njyewe ntago nigeze kujya, ntago nasabye imbabazi, kandi twarakubonye ujya gupfukama. Njyewe ubwanjye, njyewe mu busanzwe nge nkunda guca bugufi mu bintu byose. Mu gihe tumaranye nkunda guca bugufi n'abakunzi ba Birandikwa TV. Njyewe nkunda guca bugufi. Icyambere nakoze ikiganiro cyambere mvuga ngo Pastor Mutesi aratwita, ariko nanga kuvuga ko atwita inda y'isezerano. Uranyumva neza? Ku kiganiro kindi cya kabiri nagikoze uyu munsi, ejo mitanza gusohora ikindi kiganiro ndavuga ngo Pastor Mutesi atwita inda y'isezerano. Uranyumva neza? None hari abantu babonye ikiganiro cyambere babakunzi ba Pastor Mutesi ndetse n'abakunzi banje, baravuze ngo wasebeje Pastor Mutesi, ariko ndabasobanurira. Noneho njyewe ubwanjye nsaba uwitwa Kamana, yego w'urugendo, ndamubwira ese ushobora kumuza na Pastor Mutesi? Uranyumva neza? Yego. Ariko Imana ikaba yari imaze iminsi mbwira ngo ndagushaka ko buri kantu kose ujya uca bugufi, kuko Satani ahagurukije ibitero byo kugira gute, byo kukurwanya. Uranyumva neza? Nibwo njyewe n'umutima nama wanjye wanyemeje kujya guhura na Pastor Mutesi. Nta nubwo ukuntu byagenze navuga ko yuko ari nk'Imana yabikoze, kuko hari abantu ashobora kwangira. Icyambere Pastor Mutesi yaravuze ati uyu muntu nubwo yavuze ko nwite, ariko akavuga inda y'isezerano, byanga bikunze ntago ari umwanzi wanjye, kubera ko njyewe si inshuro ya mbere mvugiye Pastor Mutesi, kubera nahoraga mwubaka. Noneho ararebye ikiganiro cya mbere n'icya kabiri abona ko nigeze gute namwubatse. Nibwo Kamana yabikuze, Pastor Mutesi aravuga ati nta kibazo njyayo. Mbere yuko ngerayo, yego, naravuze ngo Mana ushimwe kubera ko inzozi nawe wanyeretse zisohoye, kuko hari ibintu Imana yari yavuganye nanjye kandi igomba gusohoza. Nubwo buryo njyewe nabikoze. Hanyuma ni Pastor Mutesi waguhamagaye se cyangwa ne wamuhamagaye mugutinje kugusabira? Njyewe ndabisobanuye. Njyewe nafashe telefone mbwira Kamana avuga ati ese ushobora kumuza na Pastor Mutesi bitewe ngiye niyerekwa ryanjye njyewe nabonye ku giti cyanjye. No kuvuga ngo agiye kuri Pastor Mutesi ari we wamuhamagaye guha karibu? Ntabwo Pastor Mutesi ari we wanshatse. Yego, ni wamushatse. Yego. Ibyo uvuga ni ukuri? None se si ukuri? Okay. Noneho rero ikindi kibazo dufite, gusaba imbabazi nubwo waba wakosheje ntabwo ari bibi, no kwaka imbabazi Pastor Mutesi ntabwo ari bibi. Reka mbikomezaho twihuta, kuko Pastor Mutesi nageze iwe turabanza turaganira, aranyakira bisanzwe, arambwira Adamuru uri umukozi w'Imana, mbere yuko uza nabanje gusenga Imana igufiteho umugambi mwiza. Arabanza aramanurira atari kuri kamera, turaganira bisanzwe nk'umukozi w'Imana. So kuri kamera ndavuga ngo Mutesi nshobora kuba narakosheje nkakosa ikosa gatoya, uko mu kiganiro icyambere utaramenya kira kiganiro, utarabona ikiganiro cya kabiri, nshobora kuba narakuvuze nabo kababara, ndetse n'abakunzi bawe
n'abashobora kuba barabibonye bakabibona nabi. Abo ngabo mbasabye iki? Imbabazi. Nawe ubwawe ndetse n'Imana isumba byose ishobora kuba yarabonye ko araho natandukiriye. Imana imbabare nawe mbabarire, ndumva ntarakoze ikosa. Ntaryo wakoze, ariko nta muntu usaba imbabazi mu kintu cy'ubuhanuzi. Nge numva umwana yagwa buhanuzi ntabwo wasaba imbabazi. Ntabwo ari ubuhanuzi. Nuze nigeze mvuga ngo ni ubuhanuzi. Amagambo ugenda uvuga ugenda wivuguruza, bigaragara ko wavuga ibintu by'ubuhanuzi urangije urongera bigarura mu mubiri. Gute ngewe ndashaka ubumbaze gute ngewe si ubuhanuzi, kuko ntago nagiye ari ubuhanuzi, kuko iki kiganiro njya kugikora ntago nagikoze ari ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi bwa Mutesi bwa Mutesi nari nabumuhaye pembeni, kuko ikiganiro gisohoka we yaranyandikiye arambwira ati ikiganiro wakoze nakibonye, Imana iguha umugisha. Ariko mitagira gute mitamuha message ye, ariko biriya ntago byari kuri kote isanzwe. Abadukurikiye kuri Birandikwa TV rero barumva ukuri aho kuri, kuko ntago ari Pastor Mutesi nabo ntabwo nari mfite amayerekwa ye, kuko bari abantu bagera muri batatu. Uwa mbere yari Airways ko uramuhanzi, uranyumva neza, message ye yaratambutse. Hazaho Aline Gahongayire, message ye yaratambutse. Haza Pastor Mutesi, kandi message narayimuhaye, ntago ari ngombwa kuyivuga. Ntago nayivuga kuko ntago ari nose kuki ntavuze iyo nabwiye Pastor Mutesi. Iyo ndimbati mwarayivuze irasohora kabo uzuna navuga ati ubuhanuzi nahanuye bwarasohotse, ariko Ezekiel ejo bundi yagukubite mu iguni iragaragaza ko ngo yabugucishijemo. Biriya iyo umuntu ari mu rugamba, iyo uri umuntu ari mu rugamba agomba kururwana kigabo, siko bimeze. Nshobora kuba naragiye nkabwira Ezekiel, kandi niko kuri kw'Imana isumba byose. Ndi imbere y'Imana isumba byose. Uza umugore wanjye, uzagenda umubaze umubwira uti Damuru, ubuhanuzi bwa Ndimbati ni wowe wabuhanuye cyangwa Ezekiel, azabikubwira. Turemera nde hagati yawe na Ezekiel? None sinaje kwitaka ko ndi umuhanuzi, ahubwo abanze ko ndi umuhanuzi nibo babihamya ko ndi umuhanuzi, kuko ntago nakirata ngo mfite imbaraga, ahubwo Kristo ndimo ni wowe wabigaragaza. Kuza kuvuga ngo nige muhanuzi wahanuriye Ndimbati nta kintu byamarira. Ariko ibi bintu umuntu ashize mu nyurabwenge no mu bitekerezo bya muntu, guhanurira Aline Gahongayire, guhanura abo bahanzi bakomeye, abanyamakuru natwe mujye muduhanura nyabusa. Noneho nkagira ikibazo, muhanurira abantu bari ku mbuga nkoranyambaga gusa. N'ubwa mbere we twicaranye, noneho si n'ubwa mbere twicaranye, si n'ubwa mbere duhanuranye, si n'ubwa mbere tubwirizanyije wenda kubw'ijambo ry'Imana. Abastari bakomeye nta bandi bari hasi mutazamura ngo mubahanure tubaza. Abo ngabo turabasengera turanabahanurira, ariko ntago ari ngombwa ngo tuze dufate kamera ngo tugende twerekane, kuko ndabizi neza iyi social media aha twicaye hahoze abandi, tuzahava naho wongere haza abandi. Rero niyo mpamvu ngomba gukora ibyiza hakiri kare. Bibiliya avuga ngo kora neza ugifite uburyo. Mbere ngomba gukora neza cyangwa se ngakora vuba hakiri kare butarira, kuko bwenda kwira. Kuko rero kuza kuvuga ngo ngiye ngo mfite imbaraga, nkirata kuko mfite ubuhanuzi, ko ndi umuhanuzi kugira ngo nshimisha abantu, nashimisha Imana, nta kintu byaba bimariye. Kandi kukubaza ikindi kibazo Damuru, ijambo ry'Imana yatubwira ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kukabimenye. None barazana umuceri muri kamera, biriya bintu banza usobanure basiryo so mu kuboko kw'iburyo kwa biriya bintu ntago ngiyewe mbizi. Oya dusone bakuzaniye umuceri muri kamera, abaturage bose arabibona, bakuzana n'amavuta, uri guhanura kujya ubona ibiryo urashonje. Reka nkubwize ukuri, nahanuye nshonje, nahanuye nambaye ubusa, nabwirije ubutumwa nambaye ubusa, ntago ubungubu inzara y'akanya gato niyo yani, ntago najya guhanura ngo ariko nshonje. Uranyumva neza yeme? Ubuzima mgewe ndimo n'umugore wanjye, wowe turaziranye, uranzi kuva kurwara n'umugore wanjye uramuzi. Iyaba mpanura ngo ari uko ibiri shana ukuri kw'Imana, numva ntunzi imodoka hano muri biriya biryo byaje bite muri kamera. Biriya biryo nigeze gukora ikiganiro, umunyamakuru arambaza ngo Damu nturarya umuceri w'umutanzania? Ndamubwira ati ni ukuri kw'Imana isumba byose, umuceri w'umutanzania sindawurya. Ako kantu karasirikira kuri social media, Damuru nararya umuceri w'umutanzania. Noneho Mutesi aza kubona icyo kiganiro, avugana na Evode. Baragutelefonnye?
ntago bigeze bantelefona mbese ni surprise bankoreye. Noneho Evode arambwira ati nuva kwa Mutesi uze dukorane ikiganiro. Ngiye kuba ndaza turakora bisanzwe. Evode arambwira hari umuntu nkunda kandi yiteguye kumpa impano y'umuceri. Avuga ati uwo muntu aze ntabwo nta kibazo, kuko numvaga ko navuye kwa Mutesi nta n'ikintu na kimwe ambwiye. Twakoze ikiganiro ndamusezera nditahira, ariko we afite gahunda yo kugira gute yo kuma umuceri, kubera ko nabivugiye ku Karubanda. nawe abizana ku Karubanda, nawe aravuga ati reka Medamuru umuceri, ariko ndumva aratanze abandi abikora ageze gute antunguye. Ni ukuri kw'Imana isumba byose nta kintu na kimwe nari mbiziho. Kandi Bibiliya avuga ngo yego yanyigibe yego naho yigibehoye. Uriya mubyeyi ashobora kuba yarabikoze bitewe nuko nanjye nane yabivugiye, kandi kwanza yaranabisoma. Amakuru yamaze kugera hanze rero ko Pastor Mutesi ari wowe kwihamagariye, kandi wari muravuga ko Mutesi yahamagaye Pastor Mutesi ntago yampamagaye, ni njye wamuhamagaye. Ntabwo utari umukozi w'Imana, kuko rega nanjye ndareba arakwihamagara, aranyihamagara. Pastor Mutesi yarambwiye ngo uhereye ku iyi tariki ugiye gutangira kubona Imana, ariko ubagiye kukuvuga ubanze witegura. Uranyuba neza? Yaraguhanuriraga mbere? Yarabanje arampanurira. Mutesi bangiye ubwo turasoje, bangiye gukora ikiganiro kwa Evode. Sinzi habaye, sinzi habaye, kumbi yavuganye na Evode. Uri ikiganiro ngeze hagati abageze gute arantuye agusanga kwa Evode babiziranye. Arambwira ati impamvu nabikoze gute ni ukubera ko nuko wakoze ikiganiro uvuga ngo ushaka kurya umuceri w'umutanzania. Arara nkubise umuceri ndawutaha, ankubise amavuta, ankubise amavuta ndayatahana, ankubita igitenge cy'umugore ndakimushyira. Nari nasabye ariko ujya gupfukama ye, ntabwo ari wowe wahamagaye Mutesi, niwe wakwiyamagariye. Icyo ni ikiganiro cya kabiri, hari ibya mbere. Yego nyine ujya gusaba imbabazi mu kiganiro cyaje nyuma se umva ukuntu navuze bajye babanza batega amatwi. Ni igiki cyabanje? Ni wowe wabanje gusaba imbabazi cyangwa ni Mutesi wagusabye? Umva nkubwire, njyewe narabanje naravuze ngo Mutesi mu kiganiro cya mbere twakoze hari inshuti zawe zababaye, ariko ni wowe wamwihamagariye. Icyo gihe yereka nawe nanoza na voice. Icyo gihe bwa mbere niwe wamwisabiye imbabazi? Yewe mugiye kuri nuza kuri telefone turi kuganira bisanzwe. Noneho arambwira ati njyewe ukuntu gahunda zimeze urabona, ati ntimugire ikibazo rwose, ndamurura umukozi w'Imana, genda uvuga Imana nta kibazo. None ubwo tugiyeyo njye na Banani na Bakamana, nibwo njyewe navuze ngo mu kiganiro cyabanje navuze ngo uratwita, ariko sinasobanura iyo ari yo. Hari ababyumvishije nabi, nawe hari uko wayifashe nabi. Mbabarire n'inshuti zazigira gute zimbabarire. Kuki wasabye imbabazi kandi ari umuhanuzi? Buretse nyine impamvu nabikoze niki, nagira ngo nikiranure niki n'abantu. Erega reka nkubwire, erega ibi byose tuvuga wavuze se ngo Evode niwe yakubwiye ngo kariya ni akanuza yewe, na karikodi bamfashe. Urumva njyewe nta bintu byanuza, ibintu bya Pastor Mutesi bihambaye byabaye. Urumva nimba yarantunguje rero akama umuceri ntabwo nari kuwanga. Urumva nimba yarageze gutya akambwira ati ni surprise bagukoreye mbese mu kiganiro. Ni surprise bankoreye. Ariko Mutesi azi gutegura amanuza. None se aho yavuze ngo Brigitte ngo Brigitte nawe ngo na Justin ngo bazazi wawe, yaravuze ngo sinzi uko byagenze, aravuga ngo Damuru ndumva nshaka kuzasangira nawe kuri Pasika. Bishop Brigitte nawe na Pastor Justin mwese kuri Pasika tuzasangira kwande Damuru Pasika. Nuko yivugiye ase yabimubwiye, ariko yabikuye kuki kugira ngo afate Brigitte. None se ubwo urambaza ndabizi yatashye. Urumva nyine kumanga ngo bikuye kuki?
wenda yabikuye kubera ko navuze hari amakosa ujya ukora kandi ukaba wicira gahunda yawe y'ubuhanuzi. Kugaragaza inzara yo mu magufwa nabyo si ikintu ugaragariza imbere y'abantu kubyo uvuge gushya. Oya buriya ngewe reka nkubwize ukuri sinigeze nsaba, ntabwo nigeze nsaba Pastor Mutesi. Uranyumva niwe kwihamagara urumva Mutesi niwe wihamagariye Damour. none se ubwo urumva biriya byanuza bya Yvode urumva kariya kawude kumbi kariya kantu Ezekiel yamfashe yaragiye agasendika kwa Pastor Mutesi. Uranyumva neza, nimba ngewe Imana yari imaze iminsi imbwira ngo ngiye kuguhuza n'umuntu w'umugisha, ariko ubu nari kumenya bivuye he nyuma y'uko tuvuye cyagiye hari iwawe. Sawa nawe kuri ibi ngibi bya Pastor Mutesi nabibona witinya Mutesi witinya Imana. Nahamagaye Kamana, uko niko kuri. N'abakumva amakuru nyuma bakavuga ngo Damour urumva ibyo ngibyo ninuza ni ukubeshya. Ngewe Pastor Mutesi umuntu waduhuje ni Kamana. Hanyuma izi bombori z'abavuga butumwa z'abahanuzi bamwe turi no kuvuga ngo biyita abahanuzi kuko twatangiye kubona icyizere gitakara muri twebwe harimo abasese. Ndibaza izi bombori Ezekiel na Damour turaziranye muri abashuti. Agakiza TV show, Kiranuka TV show turabazi sibyo, mukaba mwasubiranye hanze. Ni irihe pfundo riri kubitera ibi bintu? Ipfundo nyeka ko Satani ari ukuntu ashyiramo agafu. Ezekiel nta rwanga mfitiye, nanjye nta rwambwo mufitiye. Ashobora kuba yafashe akantu gatoya yego akandi coding, ariko akabikora dindi nta rwango. Noneho undi muntu agaca ku ruhande akavuga ngo Damour arakwanga. Kandi nagize gute? None se ubwo umuntu yaba yakumeneye ibanga ukambwira ngo nta rwango rurimo? Nje reka nkubwire, none se nimba ndi umukirisitu nanjye noneho nzemere nka Ezekiel. Mu biganiro byose ngewe nakoze naravuze ngo Ezekiel ndamukunda ni inshuti yanjye n'umuvandimwe. Uko niko kuri ku Imana isumba byose. Iyo witegereje ubona Ezekiel uri gukina ibiganiro byawe akuvuga nabi, ubona we agukunze utubwiza. Ubu ngubu nawe mu kiganiro cy'ubutaha uzamuhamagara umubaze ngo upfiki na Damour, azakubwira ngo ntacyo. Gusa agatotsi kari kajemo sinabivuga, sinakanga kubivuga. Ariko nyumeze kera areba aravuga ati ariko uzi ko runaka tudacunze neza uzi ko yagira gute yatunobamo agafu gasanga turimennye inda. Ati Damour rero nta kibazo rwose muvandimwe amusori atari kuri kamera, kuko ibyo kuri kamera n'ubundi nta nicyo bimaze. Urumva cyangwa nuko tugomba kurinda inyigisho cyangwa se imbuto zacu. Yego. Hanyuma se witegereje Ezekiel na Justin ziranduru cyangwa se kura guterana amagango bino bibazo byabo ibyo nakubwiye kaba bagira inama ni inama ki wabagira muri iyi minsi turi mu rugamba cyangwa se turi kwishungurwa. Yego Satani arimo arakora. Ngewe mfite amakuru y'ijuru. Imana ejo bundi yarambwiye ngo mwana wanjye Satani amaze iminsi ari kurasa abantu. Satani arimo gukoresha bitwa ngo nabakozi b'Imana. Ntago baramenya rero strategy barimo dusobanure abitwa abakozi b'Imana n'abiyita abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana n'uwemera ko yakosheje akagira gute agasaba imbabazi. Yego nawe utari umukozi w'Imana yihagararaho nk'imbwa ry'uruhu. Reka mbikoreshe mbivuge gutyo. Uranyumva neza? Kuko umukozi w'Imana hava akagera aca bugufi. Ntabwo ahangana. Kuko Imana ntabwo yigeze ihangana. Yesu ntiyigeze ahangana. Yego. Ahubwo Yesu yabwirije intama arazibatiza zibwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ntiyigeze ahangana. Natwe rero tugomba kugendera mu nzira za Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu nimba Satani yaratinyutse kurwanya Yesu ari umwana mutoya. Urumva wowe mwana w'umuntu, urumva Satani yananirwa kukurwa. Icyambere umuhanuzi, uri umushumba, umuvuga butumwa. Ibyo uvuga byose Satani ababyumva. Uburyo umurwanya Satani ababyumva. Ngewe muri iyi minsi mu kwezi kwa gatatu narwaye Satani nasenye ibirindiro bya Satani
kweri. Rero ibi ngibi ntabwo binunguye kubera ko nari mbifite amakuru. Yarampamagaye arambwira ngo izi nimero zawe n'Imana izimpaye, wumva uko Imana ivugane nawe. Uko twica ahangaha ntabwo wumvaga Imana iri kuvugana nanjye. Ntabwo uyu muntu nubwo bwose nari muzi, ariko ko yarari gusenga se Imana ikamuntuma. Ariko tumaze no kumenya n'amabanga yawe ko wihakana umugore wawe buri Kenya ngo hari umugore, sinzi n'ikindi gihugu Ezekiel avuga ngo uhora wigira silibateri kugira ngo wibonere ku mafaranga aba diaspora. Ahubwo aba diaspora icyizere baragikura he? Reka nkubwize ukuri. Inshuti za Gakiza TV show barabizi. Sinari nigera n'umunsi umuntu wo mu diaspora azi ko naterese azaza ambwire ngo Damuru yaranterese. Yego. Umuntu uzi ko yamaye amafaranga namuterese, usibye umuntu wagiye uvuga ngo Damuru reka mukoreho umugisha, azaza bimbwire ngo Damuru yaranterese. Abantu badukurikiye sinigeze mwihakana mu biganiro byose nkora, nambara impeta. None se njya imbere ya kamera nambaye impeta, nagera hirya noneho inyuma ya kamera sinambara impeta? Urumva ibyo bintu byashoboka? Mbero ni bya bintu bya Satani arimo kugenda akoresha abakozi b'iki b'Imana, ariko nabo narwango, ahubwo ari umwuka we agashiduka yabikoze. Kandi ugasanga kuzikosa ariko nyuma akavuga ati mbabarira. None se aba bakozi b'Imana Satani yataka kandi ari mu mwaka baye mubwiriza abantu nabo bamwatatse, ahubwo dera umuti. Umuntu wese uzi kari kuri social media, aba ari umuhanuzi, aba ari umushumba, ari umuvuga butumwa, nasenga Imana, kubera ko iyi social media twirirwaho ni imbaraga za Satani ziba ni nyinshi. Uranyumva neza? Nimbuze ukavuga runaka, undi akaza akavuga runaka, undi akaza akavuga runaka, Satani ahita avuga ati sawa. Yego. Nayo mpamvu Satani rero yafashe umurego wo kurwanya abakozi b'iki b'Imana. Ni irihe buhumure rero? Ni irihe humure ugiye guha abantu babatereye icyizere batagishaka no kumva ijambo ry'Imana hejuru ya bombori zanyu? Damuru aracyari umukozi w'Imana. Yego. Ntago umwana yagiye, ahubwo aracyari. Njyewe Damuru ndi umukirisitu kandi nzahuranyizwa, na n'ubu niteguye gukomeza gukizwa. Yego. Uwitwa Ezekiel, yego, simuvugira, yego, nawe azabivuga, ariko ndahamya nashidikanya neza ko atari umugwira, ahubwo akiri mu mwuka w'iki w'Imana. Juste nawe ntabwo ari umugwira kuko aracyari umukozi w'iki w'Imana. Nicyo kintu nabwira abantu ni muhumure, kuko Bibiliya iravuga ngo haracyariho ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Mu bihumbi 7 rero Ezekiel ntarapfa. Yego, nanjye ndacyari muzima, na Jisa aracyari muzima, n'abandi bose na ba Pastor Mutesi n'abande bose barahari, baracyari gukorera Imana. So rero ntago naza kuvuga utunga urutoki runaka, uranyumva neza, ngo runaka kandi naramuhamagaye. Ndabutunga urutoki gute naramuhamagaye bundi? Tujya ku musozo, ikibazo nimba Damuru ajya kuri kamera akavuga Ezekiel akajya kuri kamera akavuga Juste akajya kuri kamera akavuga Ezekiel na Karusi, twebwe nk'abavuga butumwa cyangwa twebwe nk'abakristo, ni irihe banga twakwizera ko twababitsa ko hari igihe twaturirana ibyaha? Urabizi ko twaturana ibyaha. Ni ikihe cyizere? Wimbaze bya Jisite, wimbaze bya Karusi, oya, mbaze bya Damuru kubera ko niwe mwicaranye, kuko niwe uzi kubikubwiza ukuri. Ni ikihe cyizere nyine umuntu yakugirira Damuru ko nimba uvuga Ezekiel umuhanuzi uzaguhanura, ni ikihe cyizere wamubika mu ngadusobanurira? Icyizere namubikamo ninza ni mutubu, kuko bavuze ngo hariho ubutubuzi, icyakoza nimubwira ngo Imana irambwiye ngo amafaranga ntazigera yama, siko bimeze. Ariko nambwira ngo nsengera nzamusengera, kuko niko kazi nahamagariwe, nuko gusengera abantu. Nta muntu numwe nanga gusengera abantu. N'ubu ngo barimo kumamagara ngo nimbabwire, barimo kumamagara ngo dusengane. Urumva rero akazi ngiye karacyakomeje, ndacyari mu kazi k'Imana, igihe cyo kwicara ntago kiragira.
uranyumva neza. Abandi rero nimba nabo bakiri mu muhamagaro mubitege igihe cyabo nikigera bazongera bagaruke mu murongo. Hanyuma njyewe ndacyari mu murongo. Abumva Ezekiel yaravuze nabi mu mubabarire, nawe ndakeka ko hari akantu kabayemo katari keza, ariko nawe siwe. Nanjye kandi nta rwango mufitiye, nawe nta rwango mfitiye. Ibyo byose muzagenda mubibona kuko ntago ari uburyarya. Ezekiel ni inshuti yanjye kandi na Justin nawe nuko. Reka mbabwire, abakozi b'Imana aho bari hose bararaswa, kandi Satani ni ubarasa. Rero Satani ntago azakoresha ibiti n'amabuye, azakoresha mugenzi wawe. Uranyumva neza? Azakoresha mugenzi wawe. Umugabo n'umugore mu ngo zabo bapfike, ntago bapfa akantu gatoya. None se nimba Satani atarihangana umwana w'Imana mpaka akamubwira ngo nimba uri umwana w'Imana simbuka, handitswe ngo izagutegekera abamarayika baguseme kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Nimba Satani yaratinyutse agahangara umwana w'Imana, wowe urumva uri muntu ki ufite izihe mbaraga zo guhangana Satani usibye Yesu wenyine wakurwanya akakuneshereza? Rero none nzaze imbere ya kamera mvuge ngo Ezekiel si umuntu mwiza, kuko ndabizi neza ni umukozi w'Imana ariko ari ku rugamba nawe. Nanjye ndi ku rugamba, nta muntu n'umwe utari ku rugamba. Ahubwo nimba twese turi abasirikare ba Yesu, hanyuma mugenzi wacu tukamenya nimba arashwe, ntago dushaka kuza ngo tumutere amabuye, ahubwo turaza mufata tumujyane tumushyitse kwa muganga, hanyuma tumuvure ibikomere bikire, yongera agaruke mu murimo w'Imana. Uwo ni muhamagaro. Kuko njya guhamagarwa, Imana yambwiye aya magambo. Reka nyabasomere Yeremiya igice cya 2. Njyewe mpamagarwa n'Imana isumba byose, ntago nahamagawe n'umwana w'umuntu. Oya, Yeremiya igice cya 2. Amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze mu Anatoti mu gihugu cya Benjamini, yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 ku ngoma ye. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yohakimu mwene Osiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 ku ngoma ya Sedekiya mwene Osiya umwami w'Ubuyuda, igihe abi Yerusalemu bajyanwa ari imbohe mu kwezi kwa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyiriraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Jehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose bazagusanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Uranyumva neza? Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aheraho arambura ukuboko kwe ankoraho ku munwa, maze amagambo yanjye Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore nshyize hejuru y'amahanga y'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya no kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ibyerekanwe byerekana ibibaho Imana igihe kubahanisha. Mpamagarwa niyo message Imana yampaye, nubwo buhanuzi Imana yampaye. Numva uri kuri uvuga ubuhanuzi ahubwo bwa Yeremiya, se yabuguhaye mu iyerekwa? Njyewe Damuru yabaye Yeremiya se. None se bundi iyo uri umuhanuzi ko nitwa Samuel, nitwa Samuel, nitwa Yosefu, witwa Sabiyera Jean Damuru. Ndetse ndavuga amazina Imana yanyise iyo ubwayo. Uranyumva neza? Yeremiya, Ezekiel, yego, Yobu. Uranyumva neza? Ayo mazina na Yosefu. Uranyumva neza? Na Yosefu, na Samuel, na Yesaya, na Dawidi. Ayo mazina yose narayiswe. Kubera iki? Buri muntu wese agera igihe cyo kugeragezwamo.
hari umunsi umwe niyigeze kumbwira najye kubwiriza mu itorero ibyumbi, iravuga ngo umva Yobu we mvugane nawe, narakugerageje ndagufura ndakwanika ndagukamura ariko ntiwigeze umvaho. none se ubwo ntabwo ari Imana yari yavuganye nanjye? Irongera irambwira ngo umva Yozefu we nagushyize ku gipimo cy'umugore ariko warihanganye ntiwigeze wiyanduza. Ntabwo byabaye se? Ntabwo banzana 50,000 ngo nindyamanye nabo ko ntabikoze. Buri muntu we umva reka nkubwize ukuri, naciye mu buzima kandi bukakaye bubi. Imana ijya kuma aya magambo yarambwiye ngo ngushyize umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga, kandi ibyo nzajya ngutegeka byose ninjye uzajya ugeze gute uvuze, ntabwo ari wowe uzajya uvuze. Rero nimba naraje ngatangaza amakuru nkavuga ngo gutwita k'umugore kandi ngo niko n'ubundi byabozeho, ntabwo rero naciye nk'amabere, kuko ibyambere byahozeho na kera n'ubundi byahozeho. Kuba rero utwita isezerano ngiye nwita isezerano ry'Imana ritarasohora, kandi n'ukuri ndarira ndaribwa iyo ndimo mu kigeragezo cy'ubukode narabona ubwishyu bw'inzu ntabwo mba ndi kuribwa se. None se kuki tuvuga ibintu abantu bakadutera amabuye ngo umuntu atwitate? Iyo umukobwa afite isezerano ry'umugabo, iyo ateretwa akabengwa harya ubwo abari kugira gute? Iyo ari guteretwa akabengwa ntabwo aba afite isezerano ry'Imana ritarasohora. None se ntabwo aba ari kuribwa, ntabwo aba ari kurira, ntabwo ari kubise. Reka tujye ku musozo Damo. Tuvuga iby'Imana iba yatubwiye, ababyumva bazajya babyumva, abatabyumva bazajya babyihorera. Reka tujye ku musozo. Abagukurikiye ni benshi biratandukanye, cyane cyane bari hirya no hino ku isi, abo twakwita aba diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi. Harimo abantu batameze neza, barwaye cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye. Humuriza bano bantu dusoze. Kubahumuriza rero, ubuhanuzi buri muri Yesaya 50:7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara. Yego, umuntu wavuganye n'Imana isumba byose, utaravuganye n'umwana w'umuntu, Imana izagutabara. Yego, Imana ivugana n'ababyeyi, Imana ivuganye n'abagabo, Imana ivuganye n'abasore, Imana ivuganye n'abakobwa, Imana ivuganye n'abantu bayirindiriye. Kuko wabaye imbere y'Imana niwiyandusha ibiryo by'ibwami, niwemere gusubira inyuma. Baragututse urihangana, baragusebya urihangana, baraguharabika urihangana, bakuvugaho ibibi byinshi ndetse bakubeshyera. Ariko Yesaya yaranditse ko kuko umwami Imana izantabara nahanurira ubuzima bwawe. Imana izagutabara hatabuzeho n'akantu na gato. Imana izagutabara, ntabwo Imana izakugenderamo ideni, oya, ahubwo rinda isezerano Imana yagusezeranyije. Witerwa na Satani ngo nawe witere, abantu bikuvuga nabi ngo nawe ugende ubasubize, oya, ntabwo ari Imana ishaka izo kwera, ahubwo era imbuto. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ndetse ngo nicare n'abakobanyi. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Iyo nguwo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyayo. Uranyumva neza? Hanyuma ndavugana n'abantu bankurikiye, nimba udakurikiza imigambi y'ababi, nimba uticarana n'abakobani, nimba uticarana no mu banyamagambo, nimba utajya mu banyeshyari, nimba utajya mu banyamatiku, nimba utajya mu bakobanyi, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara haburaho akanya gato. Rinda isezerano Imana yagusezeranyije inshuti yayo. Vana amaso ku bantu, hanga amaso Uwiteka wakuremye, akagukura hirya no hino, akagukura kuri bwa burwayi wari umaze igihe kirekire urwaye, wari umaze igihe kirekire uri kwa muganga. Imana ikohereza umwana wayo akakurambikaho ikiganza. Imana yavuganye nawe cya gihe naho yagiye, Imana yavuganye nawe cya gihe uri mu buvumo naho yigeze ijya.
Imana yavuganye nawe cyajya uri mu cyuma cy'amasengesho aho wari wagiye gusenga. Imana yavuganye nawe cyajya ntaho yigeze ijya. Nagira ngo mbwire abantu bankurikiye, nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikumpere umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Mu bantu harimo umuntu, umva nkubwire wa mubyeyi, Imana nikumurize n'umuntu. Mwibuka neza umuntu witwa Yesu Kristo w'i Nazareti, bamaze kumukubita, Imana yohereje Simoni w'i Kirene amwikorera ikintu cyitwa umusaraba, aramutwaza umusaraba. Ariko nanjye nagira ngo nkubwiye ngo mwatuyeho umuntu kwikorera umutwaro wawe uturutse ku Mana isumba byose, ari we muntu w'umumaro ku buzima bwawe. Uyu muntu naza akakwikorera imitwaro yawe, akakumenyera ikibazo ufite, akakwikorera umutwaro. Hari umuntu waza akagusengera, hari umuntu waza akakwishyurira inzu, hari umuntu waza akakugirira neza, akagukura muri ako kabazo waba wifitiye, akagukura mu marira, akagukura muri ako gahinda. Oya, kuko umwami Imana izagutabara, nicyo gituma utazamwara. Ni ukuri ko Imana isumba byose ntabwo uzamwara. Hari abantu Imana ihojeje amarira, hari n'abandi Imana itabara. Imana nikumpera umugisha. Icyo ngusaba ni ukutita ku magambo n'amatiku no mu gusebanya, wirebe idafite umumaro, ahubwo hanga icyo Imana yavuganye nawe. Hanyuma nagira ngo mbwire ngo Imana nikumpere umuntu. Mu bantu harimo umuntu wawe, mu bantu harimo igisubizo cyawe, mu bantu harimo ubutabazi bwawe. Imana nikumpurize n'igisubizo cyawe. Hanyuma Imana y'amahoro ibampere umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, uraduna kubw'imbaraga zawe ndetse n'urukundo, kubw'ineza yawe ndetse n'umurava. Niyo mpamvu Uwiteka nsengeye imitima y'aba bantu aho baherereye hose, baba mu Rwanda ndetse no mu bigo byo hanze bigiye bitandukanye, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abakomerekejwe, abafite intimba n'agahinda, abacumujwe n'abakozi b'Imana. Nyemerera Data wa twese aya masaha, tanga icyerekezo cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera unyuranye amaboko nk'ayo wanyuranyije kwa Farawo, Abisiraheli bambutse ahumutse, kuko uri Imana yari yavuganye nabo. Ni nayo mpamvu ijambo ryatubwiyeho, kuko umwami Imana izadutabara, nicyo gituma tutamwara. Hanyuma ndagushimiye ko araburinze kumwara, ndagushimiye ko arabutabaye, ndagushimiye Mwami Yesu ko arabuhojeje amarira, ndagushimiye Mwami Imana isumba byose ko wambukije inyanja, ndagushimiye ko arabufashe ukuboko, ndagushimiye ko arabo Uwiteka habwa icyubahiro, ko arabo wambukije ikiraro. Ndagushimiye Mwami, urakoze urakarama. Nyemerera Data wa twese abantu bakunda ijambo ryawe, kandi Uwiteka nibite ku bidafite umubaro, ahubwo bakita ku cyo wavuganye nabo. Nyemera ubarengere kandi ubatabare, mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Amen.